y'abantu ikinamara 10 ifite 3,000 nukuri naye ndikurira ndabinginze mwo kabyara bayikande barira nukuri mukande sabu basi sabu mwana sabu bya danje tu nine ndikurira ubu nago muri kundeba nanjye nimo ndarira nubwo mutari kundeba ariko ndikurira nambaye slipa n'amakabutura Uganda ngo no diaspora nanjye ndi diaspora rero si navuye piyo nkazina nanjye maze kuba diaspora karewe ariwe Cyose diaspora bigira gace ngo bakunda abahungu ngo biyaduje ingeso ngo zo kubona abantu ku makamera ngo barangiza ngo ariko niko bababeshyera mutazanye imituro amakuru y'umutima ukunze amakuru ayakuye hese umva nyine ngo barangiza ngo bakubera amafaranga bakabatanya n'abagore babo uyu munsi watubwiye izina rya filime abantu benshi bagiye kujya bagukurikirana yaba mu mafilime umubare w'abantu benshi yaba mu biganiro bitandukanye yaba hano yaba no ku yandi macano abadukurikira kuri The Bridge kuri Shadow Office TV show abadukurikira mu biganiro bitandukanye uyu mugabo uzajya umwumva ku mateleviziyo ku maradiyo hatandukanye rero umuntu agitekereza Elize ni muntu ki hari aho wavuze ngo witwa Karori muri filime wese ubona ubu Karori bukubereye ubundi Shadow Office TV show reka mbabwiye ni mukomeze kugenda mugira ibihe byiza cyane abadukurikiye kuri Shadow Office TV show ngira ngo mumeze neza wo muri abari burasirazuba iburengerazuba mu majyepfo no mu majyaruguru y'u Rwanda nyuma rero abadukurikiye bari muri Amerika bari mu Bwongereza bari Canada tujya tubabona mukora share comment ku biganiro bigiye bitandukanye byaba ibiganiro bisanzwe bya sekira byigisha umuco ikinyabupfura ndetse n'ibindi amakuru agiye atandukanye showbiz yaba sekira cyangwa se gospel uyu munsi rero nabanyarukiye nkuko ntajya nsiba kubanyarukira mbazanira umugabo umeze neza wariye pe muramubona wariye unezerewe wagira ngo ni umunyakroatia no baracyarya ahubwo no baracyarya kurya ntago bijya bihagarara mwamwumvishe rero ko kurya bitajya bihagarara ashobora kuba ari ubwa mbere umubonye ari ubwa kabiri ari ubwa gatatu ariko akazajya ahora mu maso yawe mu buryo butandukanye agiye gutangira rero atwibwira tumenye ngo umuntu turi kumwe mu kiganiro nindi izina rya filimi ni Zayirwa cyangwa se hari n'andi ma episode nzokamo bampamagara Karori ariko iryanjye nyirizina ni Ntakirutimana Elize Ntakirutimana Elize Ntakirutimana Elize cyangwa ujye uvuga Elizabeth ni umugore hari cyose oya Elize ni Elisa nyine Elize ni iryanjye gushobora gushyiraho n'akamanyeri akaba ubaye umumama gushyiraho n'akamanyeri nyine akaba ubaye umumama ko byaba bikazera noneho rero turi gutekereza ku bintu Elize ni muntu ki uyu munsi watubwiye izina rya filime abantu benshi bagiye kujya bagukurikirana yaba mu mafilime umubare w'abantu benshi yaba mu biganiro bitandukanye yaba hano yaba no ku yandi macano abadukurikira kuri The Bridge kuri Shadow Office TV show abadukurikira mu biganiro bitandukanye uyu mugabo uzajya umwumva ku mateleviziyo ku maradiyo hatandukanye rero umuntu agitekereza Elize ni muntu ki hari aho wavuze ngo witwa Karori muri filime wese ubona ubu Karori bukubereye ubundi wamvuga imbere yuko tujya kuriga ka Karori ni bagenzi banjye bakanyise ariko buriya bakanyise kubera ko babona ko kajyanye wenda n'ibyo turimo ubona ko nyine buriya babonaga ndi Karori ahari ariko ko byagenda kose ubwo nyine ubwo iyo ndi muri filime mba ndi nka Karori unatoka Kongo ngewe turegeranye Zayirwa ushobora gufata ibuye ugaterayo bikagwayo banza rero nawe ryanakomotse ahari
ni ku mupaka urebye. aho twibwire noneho. Elize ni umugabo ufite umugore n'umwana umwe. Ubuzima busanzwe, nkora ibintu bisanzwe, hiyongeremo no gukina filimi. Nkaba ntuye mu mujyi wa Kigali. Ntabwo ari birebire cyane n'ibyo urebye. Usanga rero abantu benshi bavuga bati nkaba mfite umugore umwe n'umwana umwe. Ibyo bintu urabihana cyane. Ibiganiro ntibigiye kujya hanze. Ejo rero bazaba bavuga bati babaye batatu nk'abandi bandimbati, babaye bane nk'abateo, babaye 12 nk'abati. Rero Theo twari kumwe turi ahantu turi gukora video y'umuti ye yakoranye n'undi mutipe bita bamwita Ntuza Salom. Aba muri Amerika. Noneho turi gukora video. Angizo je uvuga umwe muri bibiri. Twajyanye izi kamera turi gukora video yabo. Noneho turangije gushutinga arambwira ati Jado ati mbabarira uze turirimbane ku bitutababarira ati kandi uyiposting. Reba ukuntu ndi buririmbe ku bitutababarira. Ibintu amfata ku rutugu kugira ngo wenda kubabashe kubona ku mbuga zanjye nkoranyambaga bamwe banyandikiye iki byose. Ntabwo ndi kwisobanura ariko ngomba kubitanga kubita ibiki kubitutababarira akukoyoza ku muhanzi kubitutababarira bari kubishobora jewe andi n'umwana inzara yari gukwica inzara yari gukwica iryo jwi ryawe ntabwo ryacuruza kubitutababarira ese ko ariko ayiririmba kubitutababarira ngo kubwirirwa ukaburara ngo abandi barya ngo birababaje cyane mana ngo bakanabimena no rero ni umuntu utukunda abana ntabwo ari nkawe urumva nkawe utangiye uvuga ngo ufite umwana umwe n'umugore umwe kandi abantu babizi neza ufite abagore benshi ukagira abana benshi abantu babizi ariko ngewe uko ni waretse ubu ntugire ubwo dushyizemo iby'abagore ndakigusharinga ntabwo uzagitanga kugira ngo kitagwa kuba mwabyaranye waramwihakanye ndabamenye unyumva twarabyaranye ajya ahagaragara unyumva twarabyaranye ajya ahagaragara nyamara yahajya njye namwakira wandike muri komanteri njye aho uzaba uri hose waba uri kumugina ntibibagirwe n'abantu biyitirira abandi oya ntabwo burya umukobwa ashobora gutinyuka kuvuga ngo mwabyaranye mutabyaranye yaterwa da umukobwa wakwizirikaho ntabwo ibyo bibaho erega buriya nta muntu ushobora kukwirukankaho byibura nta gasanira mufite akantu k'akaruru se nta kantu urivugira ubusa ku gasozi nyine neza we ntabwo byemera ntabwo urivugira ubusa ku musozi ariko hari n'umuntu ushobora kubona ikiganiro akavuga turiya muntu wavuze ati umugore n'umwana umwe ugasanga nawe arayagaye ariko ni umwe rukumbi umwe rukumbi n'umwana umwe gusa n'umwana umwe kandi iyo ndebye mbona bitanategeze guhinduka ngo wenda nese ubona umwana musa umwana cyangwa nawe urakeka turasa no mu irugu turasa dusana wose no mu irugu rwose murasa umuntu umujya gusa no mu irugu burya musa cyane kuba dukurikiye rero bari aho ngaho cyane cyane za Rubavu aho uyu mugabo akomoka muhe murenge Rubavu se ntabwo ari Rubavu ni za Rusizi ni Rusizi mwana w'icyangugu uramubona abantu rero twumva Rusizi cyane cyane bahita gutera aho bita mu Budiki ariko hari ahandi yegereye umupaka nagiye bahita gute hanyibutse ubwo niwo havuka zanura bahita gute oya hegereye umupaka nyine hirya za Mururu bahita gute za Mururu erega burangiye ntabwo ngera hirya cyane ubundi nge ni hino uburebye ni ariko ni icyango iyo umuntu atangiye ngo ni hino iyo umuntu umubwiye ngo ni icyango ngo rega wacu nawe oya kuba ari icyango ni hano hafi Nyamasheke oya kuba ari icyango ukagira ngo ni hano hirya mpamvu nkugarura hino njye rero reka ngo naragutera isitori n'abantu batabizi njyewe ureba wagira ngo banduze abantu b'abanyacyangugu abantu b'icyangugu bananyikundira kubi
bankunda kuba ibya danje nkanjye rero sinzi fata izo mfunguzo nyine uzimuhereza ajya gukingura bishyiremo ntacyo utunda tweditinga urumva abantu b'icyango wagira ngo hari umuntu wabandoze ngabo bameshake ngabo ba Patrick ngaho bande ni benshi abantu bakambwira ati abanyacyango ngo baratunaniye njyewe nkabona ahubwo nibo dukorana no kuvuga ngo impamvu nari nshatse kukugarura hino nuko nyine ushobora nko kumpaza nk'iyo quartier hirya yose imbe nanayimenya ariko niyo mpamvu nayo mvuga ati ni hino ntabwo ari ukwihakana gakondo iwabatasiyeho ni mu Gatare ahubwo yuvuga za Gatare uraza ukavuga ubundi ugiye ni muri Nyamasheke ahubwo yuvuze Rusizi nuko ariho abantu nyine urumva Rusizi navuga ari nk'aka na Noel uramuzi se navuga Noel umusazi wawe ndi gukora ibiganiro yarasaze se buriya aranyica none impamvu akarere ka Rusizi nka kiriya gice niko kari big niko kazwi imbere yuko akanyamasheke none se Noel wavuze ngo azarongora Siya ubu urumva ngo Imana niko imubwiye na mujomba ariko oya nawe ntabwo njyewe mbihakanye ko wenda Siya atawe umugore ahubwo icyo nibaza koko Noheli Imana yarabimubwiye wowe ubirebye ndebeye mu mubiri se cyangwa aho warebera hose aho wabunyoheje kiretse buriya Noheli tumubaje tukavuga ati ko kuzamurongora niko Imana yamubwiye ageze aho wasaba imbabazi ngo yumve ngo ni umutima we ngo wumvaga umukunze ushobora gusanga buriya Noheli yararyamye akabirota ushobora gusanga yararyamye akabirota akabona igikwe cyabaye ushobora kuryama ugasanga arose igikwe cyabaye akavuga ati ubwo mbibonye nanjye reka mbishyire ku karubanda vuga ati Imana yari yansuye none se ubu ngubu ko bajya bavuga ngo wa diaspora ariko njyewe nabo nzi abantu bo muri Amerika abantu bo mu Bwongereza ba diaspora bose burarega n'uri Uganda ngo ni umudiaspora nanjye ndi umudiaspora rero si navuye pfiyo nkazina nanjye maze kuba diaspora karewe ariwe cyose diaspora bigira gace ngo bakunda abahungu wowe ngo biyaduje ingeso ngo zo kubona abantu ku makamera ngo barangiza ngo ariko niko bababeshyera mutazanye imituro y'umutima ukunze amakuru wayakuye hese umva nyine ngo barangiza ngo bakubera amafaranga bakabatanya n'abagore babo umugore wawe nawe arya ari menge ahora asenga ubwo yatangiye kuza mu biganiro induru zigiye kuvuga none se rega buriya ingeso umuntu arayivukana cyangwa akanayikurana ariko ntekereza ko kamera atariyo yahindura umutima w'umuntu kamera atariyo yahindura umutima w'umuntu ubwo kamera ihinduye umutima wawe ubundi umutima wawe usanzwe n'ubundi wari woroshye kamera ntabwo yize ndayibarirwa umuntu ajyaho yivugira neza yabona viyuzi amayero yatangira kwiyandika agahita atangira gutukana kandi Thierry aba ari hafi nawe ndavuga murangira Thierry ndanamusuhuje ndanamwemera cyane umunsi urabizi ngenda kwikundira ibintu byose akajya kukugira inama ibintu byose byinjiyemo busaba nimba byinjiyemo nko gusenga nabyo ntubisige biba bigomba kugenda ni ibintu biba bigomba gukora igishena kirekire ukabijyamo unasenga kugira ngo bigende neza nyine wundi wawe wasize mu rugo utamwibagirwa nkamwe rero muba mwarashatse muri abasambanyi bafate telekomande bagusubiza inyuma bagusubiza inyuma kandi nkamwe nyine muba mwarashatse muri abasambanyi mwebwe wenda muba mwarabihaze ariko nkatwe dushaka tukiri imanzi uzi ko narinze nzana umugore ntarabona n'umwana bari kuhagira wallahi wowe yala wowe fata ngo yala ahubwo no kubona umwana bari kuhagira mwibase nari ntaramubonaho
ubwo wamuzanye ari kugishuka kugishuka uri umutinejazi yashukwaga nkayizirika ukayizirika uyizirikira ku kaguru ni nyizo wazirikaga ni ihene ni ihene ukamurometa yarayizirikaga itajya kona byihorere barayizirikaga none se uba urumva uzashaka undi mugore yaba ari amabara keretse ufite akunaniye yaba ari amabara asa gute yaba ari amabara ubwo naba ngiye mu byiciro by'abami kandi sindi umwami uri umurenze amase yabura utazagira buswati ariko si uyu mugabo araza gukora ikiganiro yasinze we gaca nuko abantu batari kumureba ariko ndabasa neza ni ukuvuga ngo inkuru zamuryoheye ni ukugira umuntu buswati ngewe nagure dore ratajyayo iyo ndi kumwe nimuyirebe dore ngiyi ataza kugira umuntu uza kuvuga ngo ariko waberetse icupa iryo cupa umuntu anyweyeho ntiyahirima oya dore ni muri abakunzi banjye muri fanta singiye kwamamaza uruganda washyizemo oya nta kibazo ngewe uru ruganda se ko ndukunda sinzi uruganda wasutsemo ariko abantu nuko nta kamera yakurebaga ariko ruganda ahubwo ngewe ndi kureba uyu musaza ukina muri nuza ukina muri barabona ngo se waba barabona tugiye kumukoresha ariko afite ikibazo papa barabona ariko n'ubundi kuva kera abasaza wagira ngo yaje gukina n'ubundi yasinze noneho yatsekeje ku badukurikiye yatsekeje ngo dawa ya moto ngo ni moto ngo yazirayemo uzi ko agiye kuba nka samusure nuko ariko abakinnyi b'amafilime uzi ko nta season iburamo umusinzi reba nyagaye n'ukuntu yabaye ariko si uko tubigenze dute mwami Yesu ntabwo yasinze hari ibyo ngo arimo arazimya umuriro arimo arazimya umuriro oya hari n'abantu bakunda ibiganiro basinze ngo daya moto ni moto ngo yo wasinze ngo wazirayemo ngo gito ngo fata kamwe none ngo abyutse ajya kwikopera none se ku cyangwa ntaho umuhungu ku cyangwa ntaho umuhungu umuhungu wese nawe mwihorere ngo yamanutse ahantu yazimye ahita ariko nizo baba bibyaha ariko baba bazikuye muri iki gitondo ntujya ubabona se ubu none bagiye byanyobeye bajye kubareba kuri barabona na se barababona barabona na se mujyeho mukore subscribe mukore share mukore comment hanyuma mutubwire ikintu mubonye rero ndimo kuganira rero n'uyu mugabo rero tugarutse mu nanjye kuri barabona na se ntibajyeho n'indange barayibona barabonera ntibagire ikibazo inda n'intuze ntayifite sinabo nanjye ahubwo ikintu nshaka kuvuga ngewe ndishakira subscribe ndashaka watch time mujye mureba ibiganiro mu birangize ni ukuri harya mufite nuza zingahe mufite sabu zingahe sabu ndaza kubaza barabona no njya mbona ni zingahe cyane ngo 300 ya data we ko muri imfubyi 3,000 ko bantu mubareme mubaremere ejo ni mu kwa 12 murabizi mwarwanyeho dufite twatangiye mu kwa 12 muhitamo mu bihumbi ubu tugiye kuzuza 20 bya sabu none ndarize reka ndire nuko mutari kundeba munamwihakane wenda none imaze imyaka 10 ningahe 6 ngo mufashe kurira mukanda sabu akora uko kuko ziko abanyarwanda ariko impamvu zitari zarazamutse impamvu zitari zarazamutse nta mpamvu ihari impamvu niyo kurira tukavuga ngo turabingiye iyo mpamvu yo kurira yo ndayumva oya witanga impamvu ndabafasha no kurira oya umuntu asaba nta mpamvu atanga
reka rero dusabe inama kubera yuko mwoka byaranye waretse nkayivugaho gato muri abana wayitica isoko reka twiririre sibyo mu minsi mike byibura mu mezi abiri nituba dufite ibihumbi 10 turabashimira kubera ibintu barabona na se mu batabare n'ubundi baba basinze niyo mpamvu none inzoga baraziretse mu batabare mwoka byara bihariye ku mugaragaro ibiyaniye ku mugaragaro kandi ukibona ikiganiro ukore share commenting ugira ibintu 14 babwira Imana izabakorera ubarimo agatima oya nukuri ese sabu y'ibihumbi 3 sabu y'abantu ikinamara 10 bafite ibihumbi 3 nukuri naye ndikurira ndabinginze mwoka byara bayikande barira nukuri mukande sabu basi sabu mwana sabu bya danje tu nine ndikurira ubu ntago muri kundeba nanjye nimo ndarira nubwo mutari kundeba ariko ndikurira nambaye silipa n'amakabutura n'isengeri ndikurira kandi nimutazikanda butanzaza nambaye ibigunira ndiri uko ni ubwa mbere ndiriye sabu kuko njyewe nzi ko bano n'abana beza hanyuma n'abadukurikira kuri TikTok Jado Fils TV Show abadukurikirana kuri Instagram abadukurikirana kuri X bose ndabinginze rwose ngiye kongera ndire kugira ngo kande sabu barabona na se oya naho narira uzarira aruko nubona batazikanze nibona batazikanze nibwo uzarira Imana yabahana none se Imana ni urukundo man oya byo ni urucaba none se ubundi gukanda hari ako kazogera ugahita ukanda ku kazogera iyo urangije uhita ubona ahantu hasi handitse all mu tunyuguti tw'umukara kugira ikiganiro cyose cyiza ukibone naho ugahita ukandaho ugahita wemeza ugakonfirima ugahita wimanukira maze ubundi filime nazo zigiye kuza imifiririzo buri cyumweru season 2 ubwo rero ucikanywe abari hanze uvuye mu kazi uzajya uhita ubona nyine ibintu bigusekeje ubona ibintu byiza ubona inyigisho n'ibiti ariko harimo umukobwa mwiza cyane hakabamo n'undi mubi wa mbere ku isi wabibonye gute oya nibajyemo wajyeho ubundi harimo umukobwa mubi wa mbere ku isi n'umukobwa mwiza bagiye bashaka umukobwa mwiza ugenda urebeho ntabwo mbabeshya bazana n'undi mubi ubwo hariho abakobwa nka 7 ariko abantu babi babaho nuko mujye bamureba babaho ntabwo ndi kuvuga kandi ubu bagize ngo ni mubi ku isura ndi kuvuga iby'ubugome ubu wageze ku masura wowe niwe wageze w'umugome byadanje ubu mwageze ku masura abantu bose bari mu ishusho y'Imana ariko ibaze nsa n'Imana byaba birenze aruroze we ntabwo uri uwayo none rero tugaruke muri filime nyarwanda mu Rwanda rero rw'abantu bakina filime nyarwanda ni uwuye muntu wiyumvamo ukunda mu Rwanda cyangwa ku isi oya ni mu Rwanda rw'amafilime kuko ubu dufite abakinnyi b'amafilime batandukanye ba Cedric uretse gato mbanze nyumve ko mwibuka wacyo nyibutse nterya nindi ntabwo muzi nyibukije byagutwara iki nawe nzi pe ntawe uzira ese njye abantu nzi bakina ntekereza ari bo mvuze abantu bakina batikinisha ubundi ngewe ubundi ngewe abantu bose bakina filimi nyarwanda bakazikina ubona ari ibintu bashyizeho umutima ndabemera bose none ubwo abashyiraho umutima wabwirwa n'iki hari umuntu ukina nyine ukabona nta mbaraga ari mu ntege aba ari mu ntege ukabona ari gukina wagira ngo nta gahunda afite yo gukina ahubwo tuzagaruka rero mu bindi bice hanyuma rero ni iki wabwira abadukurikiye nk'umukinnyi w'amafilime ni iki wabasaba abadukurikiye ikintu cya mbere batwereka urukundo yaba ari kuri barabona na se no kwiyica no turi kuvugiraho hose batwereka urukundo kuko natwe turabakunda cyane ibyo dukina ntose twabikina tukabyirebera ni ibyabo dukorera bo impamvu tubibakorera nuko tubakunda ikindi nababwira kirenze ni ukubaha Imana bakanayubahisha
ok reka rero tugushimire kuri Jado Office TV show nizere ko nitwongera kubutumira uzumvira ubutumire bwacu